Enyuma ho government ya Uganda kemerezagamo amatendekero g'abashomesaga grade ya kashatu kandi St Augustine Butiti College naye karugenderamu ekombekwa hitaka lya diocese ya Fort Portal kandi obwa hati government eri mu nteekateeka zo kuhindura itendekereri okuruta mu seminare tutekereza ngo neza kuba ubwire bwo mbisho kuba university aza tukahurira ngo nibaletaho seminariyo y'abana bato abantu hano nayo kubaha promotion ukabagira ati mwegere busho mu seminare batakubasa no kuzayi tukugiye tagije hano seminari akenete batuletera nursing ngiye kuba hano na abana baito barama kuba basomera maze cyonka tubenda mirime bakusanga balini bakora kandi bakora kandi ujuke nti abaseminariyo bano ne barugoma kama Kristo kandi nitwaba mu kusemera kwaraki kusupportinga abana abo kurugirira abatuura Kyenjojo teini itendekero ry'abashaho ryona aha rurengo rw'ihanga kandi n'abashaho bake ekibaru kugira ngo tubaru kwenda kuferwa mu gishogo tutaga abasabo twende tubaru kumara abandi barugira hara muno beta iterikero government yertuwara ekata mu iterikero y'abasaho amazima genyini abantu tujya kwesimera muri yeke muno government ekaturaganisa yatugira ngo kubarayikirize batuhereze health institute abantu bije bakora ubushaho hano y'abantu bije bakoreza diploma za clinical medicine n'ibindi bizo twaganiraho na mukuru w'entebe ya katana hanshongeji kandi ibintu byatugambira ezuru mabibembezi babantu na Ministry of Education officials kandi zona zikazitwa mu kintu kimu tutunge health training institute ebo baitu orukurato rwo kumalira twatia tunga timu kuruga diocese ya Fort Portal Catholic diocese ya kugamba tibomba genda kugarura itendekero iracha maina seminare nitumuraganisa ikiriziye kujiza maka gestamiramu akesho mesa wengo hona nabo twagezaho kuganira n'abakuru aha diocese ya Fort Portal bitu cyarema gasha kwa Daniel Bingana.